igitambo kizima Yesu twahawe n'Imana Data, wa musozi w'ikivume wavumuwe n'amaraso, igitambo kizima Yesu twahawe n'Imana Data, wa musozi w'ikivume wavumuwe n'amaraso, igitambo kizima Yesu twahawe n'Imana Data, wa musozi w'ikivume wavumuwe n'amaraso, igitambo kizima Yesu twahawe n'Imana Data. Twari kujya hehe, twari kuba bande, iyo Yesu atemera kwitanga. Twari kujya hehe, twari kuba bande, iyo atemera kwitanga. Twari kujya he, twari kuba bande, iyo atemera kwitanga. twari kujya hehe, Twari kujya he, twari kuba bande, iyo atemera kwitanga. Ashimwe uwamuje n'Imana, ashimwe Yesu wabambiwe. Ashimwe uwamuje n'Imana, ashimwe Yesu wabambiwe. Ashimwe Yesu wabambiwe. Ashimwe uwamuje n'Imana, ashimwe Yesu wabambiwe. Nukuri ashimwe uwamuje n'Imana, ashimwe Yesu wabambiwe. Bavandimwe muri Kristo Yesu, nongeye kubaramutsa. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Kuri iki cyumweru cyo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa karindwi 2020, nongeye gushimira Imana impaye uyu mwanya ikampa uburyo, kandi Imana ihaye itorero ryayo gukomeza gusangira ijambo ry'Imana no mu bihe bimeze nk'ibi ngibi. Ndagira ngo dusenge Imana hanyuma dusome ijambo ryayo. Uwiteka Mwami Imana yacu, turagushimye kandi turaguhimbaje. Twongeye gushimira urukundo rutagira akagero ukunda itorero ryawe. Twongeye gushimira uburyo udukunda kandi ukatugenera ibidutunga mu ijambo ryawe. Ndetse tugushimiye by'umwihariko uyu munsi ko ushimye ko ijambo ryawe ryongera kunyura mu matwi yacu kugira ngo twumve icyo tubwira. Ubwo rero utoranyije uyu mwanya kandi kwama uburyo bwo kugira ngo abaryo usangiza ubwoko bwawe ijambo ryawe, ndagusabye kugira ngo Uwiteka Imana nkubere umuyoboro, kandi n'abavandimwe nabo bumve maze bumvire ijambo ryawe. Mana, turagusabye kugira ngo udufashe uduhe kumenya no gusobanukirwa mu mbaraga z'Umwuka Wera, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ndagira ngo dusome amagambo y'Imana dusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, mu gice cya 7 duhereye ku murongo wa 24 tugeze ku murongo wa 28, ndetse tuze no gusoma amagambo avuga kimwe nayo dusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, mu gice cya 6 ku murongo wa 47 tugeze ku murongo wa 49. Matayo 7 umurongo wa 24 haravuga utwe amagambo ngo inzu yo ku rutare niyo ku musenyi. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare.
kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigishwa kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ndetse n'abanditsi babo. Dusome na ya magambo nari maze kubabwira yo muri Luka igice cya 6 umurongo wa 47 tugeze ku murongo wa 49. Aravuga ngo umuntu wese uzaho ndi akumva amagambo yanjye akayakomeza, ndabereka uko asa n'umuntu wubaka inzu agacukura hasi cyane akageza urufatiro ku rutare. Nuko umugezi wuzuye uhurira kuri iyo nzu, ariko ntiwabasha kunyiganyeza kuko yubatswe ku rutare. Naho rero wumva ntabikore asa n'umuntu wubatse inzu ku butaka adacukuye urufatiro. Nuko umugezi uyihuriraho ako kanyiragwa, kandi kurimbuka kwayo kwabaye kubi. Bavandimwe, aya magambo ni umugani Yesu yaciye yigisha abantu benshi bari kumwe nawe, ashaka kubereka imyubakire n'abubatsi. Kandi ibi yagira ngo Yesu yigishe ubwoko bwe uburyo bakwiye kwitondera amagambo amuturuka mu kanwa, kuko yari amagambo azana ubuzima, ndetse n'abayakiriye bose bakumva bayatwara nk'aho abaya yabo. Nyamara uburyo bwo kuyakomeza, uburyo bwo kuyabamo, akaba ari cyo kizatandukanya kumva no gushyira mu bikorwa icyo bumvise. Ndagira ngo iri jambo ry'Imana turitekereze mu nsanganyamatsiko natekereje, ivuga ngo inzu zose zizagwa, ariko izubatse kuri Yesu zizakomera kandi zigumeho. Inzu zose zizagwa, ariko izubatse kuri Yesu zizakomera kandi zigumeho. Ndagira ngo dutekereze ko iyi nzu Yesu avuga ari ubuzima, ari agakiza. Ubuzima bubonerwa muri Kristo Yesu ni agakiza. Dutekereze ko aya mazu yombi Yesu yavugaga ari agakiza, ari ubuzima bubonerwa muri Kristo. Nk'uko bigaragara, aba bantu bombi bubatse iyi nzu, uretse ko batandukanijwe n'uko bahisemo uburyo bwo kuyubaka, ariko igitekerezo cyo kubaka bose bari bagihuriyeho. Nyuma yo kumva amagambo Yesu avuga, nyuma yo kumva ubutumwa bwiza, nyuma yo kumva inkuru zivuga ku mwana w'Imana, nyuma yo kumva ibyiza bye, nyuma yo kwakira agakiza kabonetse binyuze mu musaraba w'uwapfuye akazuka ari we Kristo, abantu benshi bagira inyota yo kumukurikira, abantu benshi bakagira inyota yo kuba mu materaniro, abantu benshi bakagira inyota yo kubana n'abasenga, abantu benshi bakagira inyota yo kumva ijambo ry'Imana aho barisoma ndetse naho barisobanura. Ariko uburyo bakomera bakaguma muri uwo murongo ni igishushanyo Yesu yasobanuye akoresheje imyubakire y'izi nzu uko ari ebyiri. Izi nzu uko ari ebyiri bigaragarira amaso y'abantu ko zishobora kuba zisa, mu bigaragara inyuma, mu isakaro, mu bikuta, mu mpande zayo, mu marangi. Birashoboka ko izi nzu zasa cyangwa zikagira agaciro gahuye, ariko imyubakire y'aba bubatsi, imyubakire y'umuntu ku giti cye uko yumvishije ijambo, bigaragarira neza ko aya mazu atandukanye. Mu kuri ntawamenya muri fondasiyo icyo umwubatsi yashyizemo, keretse uwayubatse. Dushobora kubona bishashagirana tukagira ngo ni byiza, dushobora kubona bisa neza, ariko umusingi wawubatse ni uzi icyo yakoze, niba ari ku musenyi cyangwa se ari ku rutare. Nk'uko bigaragara ko uyu muntu wa mbere yumvise neza amabwiriza yo kubaka inzu ikomeye kandi izaramba. Yatekereje ko gutoranya ahantu hazajya inyubako atari ikintu cyo guhubukira, ahubwo ari ikintu cyo kwitondera no gutanga ikiguzi icyo ari cyo cyose byamusaba.
byitwa gutoranya kw'iyo nzu izubakwa ku rutare. Mbibutse ko intangiriro yo kubaka ku rutare ni agakiza, ni ugukizwa kandi ugakizwa neza. Bisaba kwanamiza ukatura mu ruhame rwa benshi ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Intambwe ya kabiri ni ugucukura hasi, gushaka fondasiyo y'inzu, inyubako. Ni ugucukura ujya hasi, ntabwo ari ukoroshya. Niyo mpamvu uyu mwubatsi bigaragara ko yiyemeje kunanirwa, kureka, kubura, gutakaza kugira ngo abashe gucukura ibuye, gucukura urutare, abashe gushakamo fondasiyo. Aha rero byabigereranya no kureka ibyaha, guhomba ibyari bifite inyungu z'ubuzima ariko byangwa n'Imana kuko ari ibyaha, kandi bikagusaba kwera imbuto zikwiriye bihannye, bikagusaba gushishikarira gusabana n'Imana, ari byo gusenga no gusoma ijambo ryayo. Uyu niwe Yesu yise umunyabwenge. Uyu mwubatsi wa kabiri nawe arabizi yuko nta mpamvu yatuma yibabaza, yiyanga, yihombya cyangwa se yivuna ngo ashyire imbaraga mu bitagaragarira amaso y'abantu. Ni nayo mpamvu gutoranya ikibanza akwiye kubakamo bitamusabye imbaraga nyinshi. Yarebye hafi aho azashyira inzu hitwa ku musenyi, ntihagombaga kumuhenda, ndetse yabonye ko nta n'impamvu n'imwe yo gucukura ajya hasi, kuko n'ubundi umusenyi wari hejuru n'undi musenyi wari hasi. Uyu ibye ni ukuvuga ngo inzu yanjye izasa n'iyabo, kandi ntawe uzamenya ko nta rufatiro cyangwa se fondasiyo ikomeye nashyizemo. Nzashyiraho amarangi meza, nsakare neza, nzashyiraho ibisenge byiza, yewe nzayirimbisha, ishobora no kuzaba nziza kuri tuyuriya wubatse ku rutare. Nyamara uyu Yesu yamwise umuswa. Bavandimwe, ndabibutsa ko aya mazu uko ari abiri ashobora gusa, ibice byose bigasa, ariko icyo ubutumwa bwiza bwatubwiye, twavuze ngo icyo Kristo arimo kutubwira ni akaga n'ibihe bitoroshye bizagenda biza byikubita kuri iyo nzu. Yesu yavuze ngo bizaza biyikubiteho. Kugwa kw'iyo nzu kuzasobanurwa n'imyubakire yubakanywe. Ibyo bintu bizaza bikayikubitaho bizasobanura urufatiro iyi nzu izaba yarubatsweho. Niyo yaba ari umusenyi cyangwa urutare, ndababwiza ukuri ngo Kristo yabivuze, imiraba izaza ndetse n'imiyaga izaza, n'inzuzi zizahorera, n'ibyisuka bizaba byinshi, byikubitaho bizaba byinshi. Nibyo bizerekana uko iyo nzu yubatswe by'ukuri. Ese mujya muzirikana ko imiraba twese, yaba abizera n'abatizera, yaba abajya gusenga n'abatajyayo, yaba abasenga ibigirwamana n'abatabisenga, yaba avuga ko ari abarokore n'abatabyemera, abantu bose ku isi muzi ko imiraba itugeraho kimwe? Muzi ko ibyago n'amakuba bisa? Muzi ko gukena no gukira twese abizera n'abatizera bitugeraho? Muzi ko ubuzima n'uburwayi byose bitugeraho, ibyorezo n'akaga bikaza bikagera kuri buri umwe umwe? Reka nkubwire, ibyikubita ku nzu ni byinshi. Reka nkubwire ko hari n'ibiza byikubita ku nzu, ku myubakire yawe, bimeze nk'ibishuko kandi bibyara ibyaha. Birashoboka ko hari abashobora kuza amazu yabo akiturwaho n'ubunywi bw'inzoga bibyara ubusinzi. Birashoboka ko amazu yabo ashobora kwikubitwaho n'ubuhehesi bibyara ubusambanyi n'ibishuko byabwo. Birashoboka ko hari ibishobora kwikubita kuri iyi nzu by'ubukene bibyara ubujura. Birashoboka ko hari umubabaro ubibyara ubugome n'umujinya byikubita kuri izi nzu. Birashoboka ko hari kutiringira Imana bibyara kujya gusenga ibigirwamana, kujya mu bupfumu n'ibindi. Muri make, urufatiro rwo ku musenyi, ibintu byose wakwiringira
ariko ibyo bintu bikaba byakubuza, bikakwambura kwiringira Imana, bikaba ibya mbere, ku buryo ibi iyo bije tumaze kuvuga hejuru bigusiga iyeruheru. Mbabwiza ukuri, ibi byose biraza bikikubita ku nzu, ariko uburyo iyo nzu ihagarara ihagaze ni igisobanuro cy'uko nyirayo yayubatse. Birashoboka ko hari abantu batekereza yuko mu gihe cy'amakuba n'akaga, mu gihe cy'imiraba myinshi, bazarengerwa n'ibyo batunze, bakarengerwa n'ibyo bize, bakarengerwa n'urubyaro cyangwa imiryango n'icyubahiro no kumenyekana n'imbaraga n'ibindi. Ariko reka nkubwire ko ibi koko bigira umumaro, ariko n'umumaro muto. Ibi byose ntacyo byakumarira mu gihe cy'imiyaga n'imiraba udafite Yesu, mutabanye neza. Ahubwo icyagutangaza nuko nabyo ubwabyo bijya bigira bitya bigahinduka umwe mu miraba itwitura hejuru. Birashoboka ko urubyaro ruhinduka umuraba kandi umuntu atabitekerezaga. Birashoboka ko umubiri mwiza uyu muntu asiga, agakarabya, akambika, akawureba, akabona ko afite imbaraga, akabona yuko afite imyaka myinshi imbere, akabona ko afite igikundiro, kumuhinduka nawe ukamubera umuraba. Birashoboka yuko ibyo twita ubutunzi nabyo biduhindukira, bikatubera umuraba, bikatwituraho, maze nabyo ubwabyo bigahinduka ikigerageza cy'imyubakire yawe. Birashoboka. Mbabwiza ukuri, kubana na Yesu no kumvira ijambo rye nibyo gusa byatuma inzu y'umuntu yubatse ikomera kandi ikagumaho. Ese ni iki umuntu yakora kugira ngo inzu ye igumeho? Reka nkubwire muvandimwe, mbere y'uko utekereza kugumana inzu nziza, ukwiye kubanza ugatekereza ko wayubatse neza. Niba inzu utarayihaye urufatiro ngo ihe fondasiyo icukuye mu rutare kandi fondasiyo icukuye hasi, uri mu kaga. Igihe kimwe hazaza umuraba mutoya usige yanze itaguye wibeshye yuko iyo nzu ihagaze. Ariko uko imiraba yiyongeranya, uko umunsi uvaho haza undi, haza igikomeye, ejo hakaza igikomeye kurushaho, burya bizarangira yanze iguye kubera ko itafashe urufatiro kuri Kristo Yesu. Mbabwire ko nanone ibisenyera inzu umuntu yiyubakiye, nababwiye ko iyi nzu tuyitekereza nk'ubuzima, tukayitekereza nk'agakiza. Kubizera Kristo Yesu inzu irahinduka agakiza, ubuzima bw'iteka. Ariko kubatizera, reka inzu tuyigereranye n'ubuzima busanzwe. Mbabwire ko ibitera ubuzima ari byinshi, uretse ibyo bindi bituruka hanze, iyo miyaga n'imiraba bya rusange biza bikitura ku muntu, ariko biranashoboka ko n'umuntu mugenzi wawe, inshuti yawe, umuvandimwe wawe, nawe ajya aba umwe muri iyi miraba, muri iyi miyaga izikikubita ku nzu, bikakuyobera. Aho kugira ngo agufashe mwigira imbere, ahubwo akagufasha gusubira inyuma. Aho kugira ngo akubake, ahubwo akagusenya. Aho kugira ngo mukomezanye urugendo rugana ku byiza, ahubwo agashaka ko agenda wenyine. Reka nkubwire ko n'igihe ubwacyo ari umuraba, nacyo gisenya. Birashoboka ko hari ibintu ushobora gutegereza mu buzima, ukavuga uti ngiye kwihangana imyaka ibiri yashira bidasohoye, ugatentebuka ubuzima n'ibyiringiro ukabireka. Birashoboka ko hari n'uvuga uti ningera iki gihe, ariko igihe nacyo kikaguhinyuza. Igihe nacyo kijya gihinduka inzitizi, kwihangana kwa benshi kukayoyoka, kubigumamo no kubirambamo bikavaho. Igihe nacyo kikaduhinyuza. Ibidukikije, ibyo umuntu adatekereza n'ibyo utaruzi, nabyo ubwabyo bikaguhinyuza. Birashoboka yuko aho ngaho utuye, aho ngaho wigendera, ushobora guhura n'ikintu kikaguhinyuza, kigasenya ibyiringiro byo mu mutima. Ibyo bintu byose iyo bije, yaba umuntu, yaba ibintu, yaba ibiza, yaba ibidukikije, yaba akaga cyangwa amakuba, ibyo bintu byose iyo bije, hari ibintu bisenya mu buryo nka butatu. Bigasenya imyubakire y'inzu. Bwa mbere bisenya uyu mubiri ugasenyuka. Niho handi ubona
abantu bamwe bibananiye bibarenze, agatangira kwiyahuza ibiyobyabwenge, agatangira se akanananuka. Bibaho ko abantu bajya banananuka, agatangira se kwibabaza mu buryo ubu n'ubu muzabibona. Muntu akagerwaho n'ibyahungabanyije ubugingo bwe n'ibiraba n'ibiza, agafata icyemezo cyo kwangiza umubiri we, akawuha ibiyobyabwenge, cyangwa se akishakira ibindi bintu byatuma abona ibimunezeza, kugira ngo umubiri nawo wangiritse agire ukuntu aworohereza. Ibiza, imiraba, hari igihe biza bigakubita ku mubiri. Reka nkubwire ko hari n'ibitera indwara, kubera ko kwakira byanze, abantu bakazana mu mibiri yabo, imibiri yabo ikabyara ibikomeye, karwara indwara zikomeye zijya kwa muganga, ndetse ziri chronique, imitwe idakira, bakarwara hypertension. Birashoboka, hari igihe ibihe biza bikaguhindura umubiri bikawangiza. Reka nkubwire ko bene ibi bintu biza byikubita ku nzu bijya bisenya amarangamutima y'umuntu, amasantima. Ugasanga umuntu muri we nta kigira impuhwe, nta giseka, yabaye umurakare. Ugasanga umuntu muri we nta byiyumviro by'ibyishimo akigira muri we, nta mpuhwe. Ni ibimenyetso byerekana ko mu nyubako ye yatewe, ariko aterwa n'icyangiza kandi cyageze no ku marangamutima nyirizina. Reka nkubwire ko uko iyi nzu yubatse, iyo bikomeje kugenda biza, na nyirayo ntagire icyo abikoraho akabyihorera, burya birangira bisenye roho. Bivuze ko bisenya umubiri, bigasenya amarangamutima, bigasenya na roho. Iyo roho rero ipfuye, burya ubugingo buba burangiye, umuntu abahindutse, mu mvugo twavuga, abahindutse umupagani. Umupagani utabihisha, ubigendera, ubizirata, ubivuga, n'umuntu wese akabibona ko uyu muntu yahindutse. Birashoboka ko wagira ubuzima bwiza, ukagira isuku nyinshi, ukagira ubwiza butangaje, ndetse n'iwawe hakaba hameze neza, ariko hari igihe nanone ushobora kuba umeze gutyo, kandi ibi biza byaraje maze bigasenya umuntu w'imbere, bikawangiza ya nzu yawe, kubera yuko utayubatse neza ku rufatiro ngo uyishyire ku rufatiro ruzima arirwo Kristo Yesu. Ugasanga nubwo bimeze bityo mu bigaragara, ariko imbere muri wowe nta kintu kikirimo. Ndakwinginze kugira ngo wongere utekereze kuri uyu munsi uburyo wakubaka inzu ukurikije uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Reka twumve uko Petero, urwandiko rwa mbere, igice cya 2 ku murongo wa 4 kugeza ku wa 5, ukuntu avuga imyubakire ikwiye kuba iranga uyu mwubatsi. Igice cya 2, urwandiko rwa mbere rwa Petero ku murongo wa 4, haravuga ngo, nimumwegere, niwe burizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryatoranijwe riba iry'igiciro cyinshi, ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka, n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima. Ese Petero hano ashaka kutubwira iki? Kuki iri jambo twasomye ritubwira ngo Yesu yabwiye abantu umuntu wubatse inzu ku rutare, arangije iyo nzu irakomeza, undi ayubaka ku musenyi? Kuki Petero wagaruka akatubwira ati nimwubakwe nk'amabuye mazima? Ese nimwumva ko iyo nyubako ihereye ku rutare inazamuka igakomeza kubakwa? Ndakwinginze muvandimwe wanjye, uyu mwanya wumve ko udakwiye kugarukira kuri fondation, udakwiye kugarukira ku gusiza no gutoranya ikibanza cyiza, ahubwo utekereze no kuzamura inzu, utekereze no kuyubaka mu byumba, utekereze no kuyubaka mu gisenge. Icyo Bibiliya itwereka nuko ishaka ko hose twashyira amabuye mazima, nuko ishaka ko tuhubaka hose dushingiye ku rutare, dushingiye kuri Kristo. Bivuze ko nta rugingo na rumwe rudakwiye kuba rwubatswe mu ibuye rizima. Ufite ubwenge, ufite amaso, ufite umutima,
ufite amaboko, ufite imitekerereze, ufite uko ugaragara, ufite uko abantu bakumenya, ufite uko uvuga. Reka nkubwire ko ibyo byose bifitanye isano n'aho wubatse. Niba warubatse ku rutare, komeza uzamukana amabuye kuri buri ngingo. Kandi iryo jambo rimwe ravuga iki? Niba warubatse kuri Yesu, ubaka Yesu no mu ngingo zawe zose. Ubaka Yesu no mu bitekerereze byawe. Ubaka Yesu n'uburyo no mu marangamutima yawe. Ubaka Yesu no mu maboko yawe. Ubaka Yesu no mu maso yawe. Nibwo imiraba izaza ishaka gutwara amaboko, isange harimo urutare, harimo Kristo Yesu. Ishaka kwangiza amarangamutima, isange harimo Yesu. Ishaka kwangiza ubwenge, ishaka kwangiza roho, isange hose ni Kristo. Uhereye ku birenge ukageza ku mutwe, isange ni Kristo hose. Ubuzima bwacu ni ngombwa ko bwuzura Kristo. Niwe buzima. Kandi buri rugingo, yaba n'uruto kuruta izindi, rukwiye kuba rwubatswe Kristo arimo, ku buryo imiraba niza itazahungabanya agace akariko kose. Ese mujya mutekereza ko inzu yubatse ku rutare ko ishobora kuzamurwa, ariko yagera hagati umwubatsi aho kugira ngo azamugere ashyiraho amabuye cyangwa amatafari, yagera hagati akavanga ibiti n'amabuye, yagera hagati mu byumba agashyiramo rukarakara, ahandi yakoresheje bloke sima cyangwa ahandi yakoresheje amatafari. Ese nimwumva ko hari n'abashobora kubaka barangiza bakanaseseka n'imyenda cyangwa ibirere hagati y'ibiti cyangwa agashyiramo ibyondo? Iyo nyubako y'imvange nayo ndakubwiza ukuri mwene data, umunsi izagibwaho n'imiraba, iminsi izagibwaho n'imiyaga nka kuriya Kristo yabivuze, kugwa kw'iyo nzu nabwo kuzabaho. Nubwo kutaba kunini kubera ko hari urufatiro, ariko nako kuzabaho. Yewe izagenda inaroboka, izagenda izana imyenge, abantu bazabibona ko igenda iroboka. Ariko Bibiliya ivuga iki iyo itubwira? Hariho abantu imyubakire yabo itangaje. Hoseya yarabihanuye, ahanurira Abisiraheli mu gice cya 7 ku murongo wa 8 n'u9. Nemwumva ukuntu yabivuze. Yaravuze ngo ku murongo wa 8 ngo Efraimu yivanze n'ayandi moko. Efraimu ni nk'umutsima udahinduwe ugashya uruhande rumwe. Abanyamahanga bamumazemo imbaraga kandi ntabizi, ndetse yameze n'imvi z'ibitarutaru ntiyabimenya. Nimwumva ukuntu Hoseya abivuga. Aravuga ngo Efraimu yarivanze n'andi mahanga, ndetse ngo ameze nk'umutsima wahiye uruhande rumwe, ndetse n'umutwe we wazanye imvi z'urutarutaro. Kubera iki yararimo abwira Abisiraheli akabwira Efraimu ngo ahiye uruhande rumwe? Ni ingaruka zo kubaka nabi. Hari umuntu uvuga ati ahangaha nzajya gusenga, ariko hariya sinzajyayo. Aha nzabikizwaho, ariko hariya ntihazagira ubyinjiramo. Nzajya njya mu materaniro, nzajya mbana n'abakijijwe, yewe nzajya no mu murimo w'Imana, ariko ibi bintu byanjye ndabizi yuko atari byiza, ndabizi yuko ariko nta kundi nabigenda sinabireka. Cyangwa se akigira inama yo kubireka bikamunanira. Reka nkubwize ukuri, uyu mutsima uhiye uruhande rumwe, iyi nzu ivangavanze, iyi nzu yubatse mu buryo ifatiye ku rufatiro, ariko yagera hejuru ikavanga amatafari n'ibikenyeri, ikavanga gukizwa no kudakizwa, ikavangwa kuba umukristo n'umubeshyi, ikavangwa kuba uri umwizera mwiza n'umukozi w'Imana ariko n'ubugome buri inyuma, ukavanga gukizwa ariko wagera hirya mu bakuzi ko udakijijwe ugasangira nabo inzoga ugasinda, cyangwa se wagera mu basambanyi naho ugasambana iyo wagiyeyo. Reka nkubwire, hari icyo Pawulo yavuze mu rwandiko yandikiye Abakorinto rwa mbere igice cya 3 umurongo wa 11 kugeza ku wa 15, byose bizageragereshwa umuriro. Mwene data, ndakwinginze, imirimo yose abantu bakoze burya igihe kizagera inyubako y'umuntu ishyirwe ku mugaragaro. Reka dusome twumva uko Pawulo yabivuze mu rwandiko yandikiye Abakorinto ba mbere igice cya 3 ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 15.
umurongo wa 11 tugeze ku murongo wa 15. Kuko nta rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa urya munsi ni uzerekana, kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Umurimo w'umuntu wo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano, ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu, nyamara ubwe azakizwa ari nk'ukuwe mu muriro. Icyo Pawulo atubwira nuko uburyo twubaka burya nubwo tubikora nta muntu duhagaze hejuru, tukabikora nta musiriveya dufite, tukabikora yewe n'Imana itwihoreye, ndetse tukabikora nta n'utubwira ati ikintu utagikora biragenda gutya, ku iherezo rya byose hazaza gupimwa, kandi igipimo kizakoreshwa n'umuriro. Niko Petero yavuze, niko Pawulo amaze kuvuga mu Bakorinto, ngo umuntu ari we wese wubakishije kuri urwo rufatiro ibiti, amabuye, ibikenyeri, byose bizageragereshwa umuriro. Bavandimwe, turimo turaganira ku myubakire y'iyi nzu. Ndagira ngo nongere nkubwire ko iyi inzu zose zizagwa, ariko inzu yubatswe kuri Kristo nta kintu izakomera kandi izakomeza. Muvandimwe wanjye, uyu mwanya ndakwingize kugira ngo ukomeze gutekereza ko kubaka ku rutare bisaba ko ugomba gucukura, kandi ukubaka ukoresheje ibikoresho bikomotse ku ibuye rizima, kandi ukubaka buri hantu hose h'inzu yawe. Hato imiraba izabigerageza, ibiza bizabigerageza, ndetse Yesu yavuze ngo kugwa kw'iyo nzu kwabaye kunini. None Pawulo wasoza avuga ngo bizageragereshwa umuriro. Uretse kandi biranashoboka ko inzu y'umuntu iyi ngiyi yubatse ku rutare bijya bibaho ko iyi nzu iterwa n'imiraba n'ibiza. Ese ni gute ibiza, ni gute imiraba, ni gute ibikubita byaza ntibyerekane ko byageze aho hantu? Nibyo, kuko bizagaragara ko wahuye n'ibikomeye, bizagaragara ko wahuye n'ibyakubabaje, bizanagaragarira amaso y'umuntu ko wahuye n'ibikomere bigiye bitandukanye. Reka nze mbahe urugero rutoya. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, muzanyure hariya hepfo ku Kimihurura muzahabona inzu ndende. Icyo gihe yitwaga Senide. Uyu munsi ni inzu ikorerwamo n'abadepite. Iyo nzu yararashwe iranangirika, abantu bose ba hano mu mujyi wa Kigali barayizi, izana ibikomere, izana ibyobo hejuru. Ariko se kuki itaguye? Impamvu itaguye ni uko iriya nzu yari yubakishije ibikomeye, kandi nubwo yagaragaye ko yakomerekejwe, yarashwe, yangiritse, ubu uyu munsi ugiye kuyireba usanga yarasanwe, ndetse iba nziza ndetse no kurutaho. Bivuze yuko ku muntu wubatse inzu kuri Kristo Yesu, ni ukuri birashoboka yuko uzagerwaho n'ibikomeye, birashoboka ko uzagerwaho n'ibikukubita, birashoboka ko uzagerwaho n'ibigusenya, bikagaragarira n'amaso y'abantu ko wahuye n'urwo rugamba. Ese umuntu wahuye n'urugamba nta bimenyetso bimugaragaza? Bibaho, biragaragara. Hari n'ababa bakajoreti, habaho n'abakomereka. Ariko icyo nshaka kukubwira ni kimwe, nuko hari amahirwe. Inzu yubatse ku rutare birashoboka irongera igasanwa ikaba nziza. Iyo nzu nabimbabwiye, ubu uyu munsi ni imwe mu nzu nziza dufite mu mujyi wa Kigali. Kubera iyo mpamvu yarasanwe, irasukurwa, irongera iba nziza. Bivuze ko inzu yacu, wowe wizeye Kristo neza, ukamumariramo ibyiringiro byawe, ukifuza kubaho ubeshejweho nawe, ukirinda ibyaha n'ibisa nabyo, ugashishikarira gusabana n'Imana mu ijambo ryayo no gusenga. Wenda hari ibihe nibi wenda turimo byaragukomerekeje, ariko mu mwanya wawe kugira ngo wongere usubire mu nyubako yawe, wongere uyivugurure, haracyari amahirwe. Bavandimwe, nubwo inzu yaraswa igaterwa n'ibikomeye, ikangizwa, reka nkubwire ijambo: komera kandi komeza.
ahubwo ngera uyisane, kuko urufatiro wayihaye ni Kristo. Ni ruzima rurakomeye, wicika intege ngo usubire inyuma, oya. Ahubwo komeza ukizwe no mu bihe bigoye, komeza ukizwe n'ibizaza, komeza ukizwe mu ndwara, komeza ukizwe mu makuba atandukanye, komeza ukizwe yewe no muri corona mu gihe nk'iki turimo, komeza ukizwe. Ahubwo urusheho mwene data, komeza ukizwe. Kandi nawe nusanga itangira ryawe ritarashingiye ku rufatiro ruzima rwa Kristo, ahubwo waraje gusa ukisanga uri muri bene data, ukisanga uri bene mu bakristo, ariko ubizi neza kutamaramaje muri rya jambo rya mbere twahoze ruvuga ryitwa kureka ibyaha no gutangira urugendo rugana gusabana n'Imana mu gusenga ndetse no kumva ijambo ry'Imana no gushikarira kuyubaha. Uyu munsi ubigerageze, uyu munsi ubitangire, maze nawe inzu yawe izamuke igaragare, ariko ifatishe ku rufatiro ruzima arirwo Kristo Yesu. Muvandimwe wanjye, uyu munsi wowe mwene data usanzwe muri Kristo Yesu, kibigiye cyo kugira ngo wongere urebe inzu yawe. Ese kubyikubita ku nzu byakubanye byinshi? Ese aho yarubutse wibutse kongera kuyisana, wongere kongera kwiyunga n'Imana, wongere gusaba imbaraga n'amavuta kugira ngo ukomeze mu rugendo? Ese wowe mwene data usanze urufatiro rwawe rutaraho rukwiriye, wibutse ko uyu mwanya ariyo mahirwe ya nyuma warubonye, cyangwa se ibyeje utabizi? Fata umwanya maze wongere uvugurure inyubako yawe. Nongere nkwibutse kandi mwene data, ku rugendo rw'ubuzima tuzagenda duhura n'ibidukomereye by'uburyo bugiye butandukanye, tuzahura n'intambara zigiye zitandukanye, ariko muri ibyo byose Imana irashaka ko umuntu wubatse ku rutare arukomeza, inzu ikagumaho. Nubwo yakomereka, nubwo yababara, ariko yongera agira umuhate, yongera yisane. Nshuti muvandimwe, ndakwifuriza gukomeza inzu yawe kuri Kristo Yesu. Inzu zose zizagwa, ariko izubatse kuri Yesu Kristo zizakomera kandi zigumeho. Yesu abaho umugisha. Katwongere dushime. Mwami Imana, ndagushimiye kubw'uyu mwanya ijambo ryawe ryumvikanye mu matwi y'abana bawe. Udushoboze gukomeza inyubako zacu ku rufatiro ruzima Kristo Yesu. Ufashe buri wese kandi waba inyubako ye yarangirikijwe n'ibihe n'ibiza n'ibindi byose byangiza, uyu mwanya mu imbaraga zo kugira ngo yongere asane kandi asabane nawe. Dusengeye bariya bose badafite ibyiringiro ku Mana, baherereje ibyiringiro byabo ku bidafatika, bahereza ibyiringiro byabo ku by'isi, bahereza ibyiringiro byabo ku by'ibiboneka, kugira ngo Uwiteka Imana ubereke ubuntu nk'ubwo natwe watugiriye. Udufashe mu bihe bikomeye, dukomeze inyubako yacu, kubera ko twasobanukiwe ko inzu zose zizagwa, ariko inzu zubatse kuri Kristo zizakomera kandi zigumeho. Udushoboze muri byose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.